no muhindi cyamura ba photographe zihuta. Abayaza yo kujya mu ntoki muyazane. Tutaendelea na muziki tu. Sawa. Useme sasa na wiko wanapiga picha na mnacheka photography. Jambo yenu. Jambo sana. Na mimi sema tu. Sema. Jambo yenu. Jambo sana. Na mimi nifurahi sana kusikia kama mtoto wa mdogo yangu atadunga wa mkuu wangu. Mimi niko wa Mkongo lakini niko wa Rwanda. Mama Muneza ni rafiki yangu sana tena sana. Tuliweza hizi vya mamangu mimi na mama Muneza. Mimi nasema hii ndoa haiwezi pita na siku yeye na mie nikehudhuria ndoa ya mtoto wa mkuu wangu. Asante. Sasa unaenda unazana mapasa unafika kuzazi 12 sawa. Abatabyumva ngo Mama Muneza nishitiye ni na mukuru we. Arishimye cyane n'umukongomani kandi n'umunyarwanda. Abana bifurije kubyara ibihasha ariyo mapasa. Yego nawe bifurije kuzababyara kandi batunge batunganirwa. Asante sana. Aho tije abandi muze. Abandi mutama baje musambuke kugera hariya. wavuga fura nziza cyutone ko bimeze cyambere rero ndakeruba Abani mu biterane hano uyu munsi sivuga menshi ariko byandenze kuburyo twabasha gushimira biriya mikrofone yindi
ikintu nshimira Imana mwabonye igitangaza cyabaye umunsi imvura yamanutse ariko Uwiteka akora igitangaza yanyuza ku ruhande iryo ni ishimwe ry'Imana none ibyiza byabaye hano turasaba ngo Imana izabeho umugisha tubisoze neza kuwa gatandatu Wakoze cyane amati ku mubyeyi abana babifuriza kugira imigisha bakabyara abahungu n'abakobwa bagatunga nuko ifoto ndumva bayifotoye abakurikiyeho nije twagiye haho kubisamo izindi wajya kuri kwa marisharo kubitemo abandi bose mikrofone ihangane